kurota ubona batema ishyamba kandi wari uryihishemo cyangwa wari uriruhukiyemo, ni ukuvuga ngo nta bwihisho ufite, uratwikuruwe, baragushyize hanze, barakubonye. Kabiri, kuba uhagaze ukabona ishyamba hakurya baritema uri ku ruhande, imenya ngo nawe ikibazo ufite aho werekera si hazima. Kandi ikindi, wabona ishyamba riri muri rishya gutya rishya kure hote, ndabona ngo swi, kuko naho ubwihisho, naho ubuhungiro, naho ibindi byose. Ariko ku yindi side y'imwe, igihe hinjiyemo bya bisimba byakwirukankanaga, yego, cyangwa abantu ukabona rya shyamba rirahiye, cyangwa urabacitse urivemo barihezemo, babatwikiyemo, ni ukuvuga icyo bivuze ngo ubutabawe kandi burengeye kuri cya kibazo wari ufite. ubwo nyine bigenda bifata umwanya n'ubusobanuro bitewe n'uburyo inzozi zagenze, ko zatangiye n'aho wakangutse zigeze. Aka kantu ntago najyaga nkitaho, ntabwo bagomba kukamenya buriya ko biba bifite ubusobanuro bunyuranye. Njye igitero cy'inga zirangirukanganyira zicitse zigiye mu ishyamba, rya shyamba bahise baritema, ubwo deja ntizongera kumva ubwihisho bwazo, baravuyeho. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasukeho amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi ubusobanuro amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Mwese ku Bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amazina yanjye ni Jerry, nk'uko bisanzwe tubana mu biganiro tubategurira. Twakwibutsa abantu mwese mwakoze subscribe, kongera nyine n'ubundi mukajya mureba ibiganiro byacu nk'uko mubikora. Abantu bari mu Rwanda, abantu bari hanze, umugisha w'Imana ubabeho cyane. Twabibutsa ko abifuza gusengana na pasiteri ko gahunda ni kuwa kabiri mu masaha ya mu gitondo, hanyuma no kuwa kane umunsi wose, ariko wanditse message. Gusengerwa ni kuri telefone kugira ngo ibintu bigende neza muri gahunda. Yego, mushumba umeze gute? Ndashima Imana. Yego, akoze kuza kongera kunsura. Ngomba kuza. Yego, mwakoze. Yego, ni byiza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku nzozi, n'ubundi iki cyumweru twarabyiyemeje. Tugiye kuvuga ku bintu abantu bakunda kurota ariko ntibabisobanukirwe n'ubundi nk'uko bisanzwe. Njyewe numvise ari nk'ubwa mbere nzumvise inzozi, kurota uri mu ishyamba cyangwa se wiruka mu ishyamba, kurota ishyamba, ibintu byerekeranye n'ishyamba, ibihuru, ibintu nk'ibyo. Reka dusenga ubundi tuze twumve ibyo ari byo. Urakoze Mana, turagushimye ko wemereye kubana natwe, turagushimiye ko dukunda urukundo rudasanzwe. Nshishijwe bugufi imbere y'ubwiza bwawe, imbere y'abantu bagiye kumva kino kiganiro. Data, nk'ubwenge, imbaraga n'ibitekerezo, kandi ufashe muri byose. Jerry nawe umurinde kugira ngo
dukora binezeza abagiye kutwumva tugubwa neza kandi mwami bafashwe babashe gutsinda urugamba barwanaga narwo maze data utugire neza kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen. inzozi cyane inzozi ziba ari inzozi kandi buriya ziba zifite impamvu ni nyinshi cyane kandi koko ni ukuri ibyo uvuga ndabyumva. Tugiye kubanza turebe ishyamba kwanza. Ese koko ishyamba ni ribi? Hoya. Ese koko igihuru ni kibi? Hoya. Ese ibimera byo ni bibi? Hoya. Ahubwo turebe burya hari ibyo tubona ari byiza mu buzima busanzwe ariko mu nzozi bikaba bisobanura ibindi. Ikibazo si ishyamba, ikibazo ni icyo uhuriye nacyo muri iryo shyamba. Yego. Kuko ishyamba ridahari, ibiti bidahari, iyi mpumeko yo kumanywa ntayo twabona. Akayaga keza n'impumeko nziza kubera ibintu by'izuba, photosynthèse kugira bikorwa ntabwo twarajyamo. Ariko no kuba ushobora kuryama ukarota uri mu ishyamba biterwa n'iryo ari ryo. Icyambere kuba jye mpagaze nkabona ishyamba hakurya ririmo rigwamo imvura, ntabwo ari ikibazo, ni ikindi kintu, ni umugisha ngiye kubona ukomeye. Kubona ishyamba ritoshye nta kibazo, ariko kurota wirukanka mu ishyamba nabwo nta kibazo kirimo. Uririmo ryirukamo ntabwo ikibazo urirukankanwa nande, niki kikwirukankana, niki gituma wiruka. Nicyo ngicyo. Kuko inyamaswa ashobora kuba ari abantu ugenda wihisha, kandi ishyamba kiza abantu benshi agiye wihisha umuntu agakubura ntakuboneka kwice. Ushobora kuba yihisha ukaryihishamo, ahubwo icyo urimo uhunga wirukamo ni igiki. Bitandukanye no kurota igihuru. Cyamba twajyaga tujyamo no gushakamo inkwi zo gushakamo inkwi, kuruhukamo, gufata sieste unaniwe. Ariko tuzi ko harimo n'ibikoko, harimo n'inzoka, harimo n'ibintu byose byabibamo. Rero ahubwo ikibazo ryitwa mbi, biba bibi bitewe n'icyo wahuriyemo nacyo. Hari uwarose intare imwirukankana, igisimba kimwirukankana, hari uwarose abantu bamwirukankana, hari uwarose inzoka imwirukankana, hari uwarose yiruka atazi yarimo ajya abona afite igihunga, hari uwarose yihishamo. Ariko yihishaga nde? Yihishaga iki? Kubera iki? Aho rero ntabwo twavuga cyagiye mu nzozi ngo kugira ngo zisobanure ni uko zatangiye, ni uko zakomeye, ni uko zarangiye zimeze. Ubu ni ukuvuga ngo aho wakangukiye bigeze. Kino gihe tushaka kujya mu ishyamba, cyangwa nkaba ndyamye munsi y'igiti nduhuka, ukaba wirukanka mu ishyamba. Hari abantu bakwirukanka cyangwa bakuvugiriza induru cyangwa ufite igihunga. Ese ubwo turi mu ishyamba turose ibintu bimwe? Ntabwo ari bimwe. Ntabwo ari bimwe. Rero bigenda bihindura uburyo ki tubyumva nuko tubireba. Kurota rero hari umuntu ukwirukankanye. Icyambere cyose burya njyewe nashima kwirukankanwa n'inyamaswa kwirukankanwa n'umuntu. Kubera iki? Abantu ntibabiraga, abantu turi babi. Ni babi. Kwirukankanwa n'umuntu cyangwa abantu n'igitero cy'abantu bivuze ko ufite abadayimoni bugufi bwawe baguhiga, bazi uhuri, bazi n'icyo urimo. Kimwe ntabwo ushobora kwihisha umuntu akaza akakuvumbura aho wihishe, kuko ababizi ahantu abazi aho wihishe, abazi ibyo urimo, abazi ibyo urimo gukora, akaza akakuvumbura bati kanaka ntumushakire kure ndamuzi, ntiyarenga hano aba ari hariya. Kandi koko bigahwana n'ukuri. Yes. Kubera iki rero inyamaswa tuvuye ku muntu tugiye ku nyamaswa. Ubundi inyamaswa isobanura umwuka wa gishitani, umwuka w'abadayimoni, n'umwuka w'abarozi bo ku ruhande, n'umwuka ituruka hanze. Bitandukanye n'umuntu ubuntu ukuzi, ukwitegereza, kureba, azi igihe byukira, azi igihe uryamye, azi ikintu ukora. Rero kurota umuntu akwirukankana mu ishyamba ni ukuvuga ngo ukabura aho umwihisha, ni ukuvuga ngo nta buhungiro ufite, nta n'inshuti ufite, nta n'abo kwizera ufite, kuko aho wagiye kwihisha bakuvumbuye. Inyamaswa iyo ari yo yose ishobora gusobanura umwuka mubi mu gihe kwirukankana iyo ari yose, nubwo yaba inka, nubwo yaba intama. Seko nta muntu ntabimwirukankana. Ariko ihene irakwirukankana, ni abarozi n'ubusambanyi. Imbwa irakwirukankana, ni ibyo busambanyi. Intare irakuvuga ngo ni umwuka wo kuguhiga no kukuneza. Ko umuntu wese urimo wirukanka ahunga atwara iki se? Nta kintu asiga. Biravuze ngo utererwa umwuka wo kukwirukankana, kuguhombya no gutwarira ubuzima, nta bindi. Mu gihe hari uwarose rero nta kimwirukankana, arimo ararelaxinga, aririmo. Ni ukuvuga ngo Imana imuhaye agahenge mu kagiye kuza. Burya niba kari agashomeri, burya igiye kunyuzamo akantu hacamo akaraka, ariko nako kwitondere ko ntiwamenya ibyako
kuruhuka no kumva utuje no kumva umutwe maze kurelax uguwe neza. Bivuze ngo mu rugamba warwanaga, mu bibazo wari ufite, kwa kutabyara, kwa kudacuruza aho utera imbere, mu bibazo wasengeraga, Imana igiye gushyiramo umuyaga, igiye gushyiramo imiyaga mu byo wasengeraga. Ayo buryo bari muri mugiye gutera imbere, turagiye kuzamuka, hari amahirwe menshi kuba uruhutse. Bitandukanira hehe rero n'igihuru? Igihuru rero burya gisobanura byinshi burya mu buryo bwa gihanuzi. Yihisha nk'ibintu byinshi byo mu gihuru, ushobora gusangamo inzoka n'ikindi kintu n'undi muntu, kandi igihuru akenshi ntabwo usanga ari cyinshi nk'ishyamba, kiba ari gitoya, kiba ari kimwe cyirunze ukwacyo, ikindi cyirunze ukwacyo. Bigeze ubona hari igihuru gifatanya n'ikindi kwegeranya, kereka bimwe nyine navuga ngo ni agaco k'abantu bihishe hamwe kandi bagiye kwihisha, ariko nyamara ushobora kwihisha ukabagira no kwihisha bakakuvumburamo. Nuvuga ngo ibintu byo kwiringira abantu bireke, ngo kanaka arabinkorera arabimvugira runaka twahuzaga ngo tujye guhuza, reka ntandi ushobora no kubyuka ugasanga umuntu yahindutse utaruzi ko yahinduka, baramwizeye. umuntu yahindutse ryari, barantuburiye niwe, ni pirate bazanye, ariko no niwe, ahubwo yari afite umutima nk'uw'igihuru nyine. Igihuru kibamo ibintu byinshi, igihuru kibamo ibintu byinshi, n'ishyamba ribamo byinshi. Ako nkunze nako ngako ko Imana igomba gushyiramo akantu oya kuruhukamo, utembera wumva inyoni ziririmba, mu nzozi, ariko mu nzozi turi tujuru, kumva uraryamye mu ishyamba, ariko ukaba urigendamo hatari nk'umwijima, hari umucyo, hari umucyo, ukumva uraruhutse. Muri bivuze ngo uwo muyaga waje bityo, ukuri Imana irakuremeye, ukuri iragutabaye. Burya ni kimwe na wa muntu uhagarara ku nkombe akareba ukuntu amazi agenda y'inyanja ahorera, yana bagiye kubona ikiruhuko cy'Imana, kandi si urupfu ahubwo nuko ubuzima bugiye guhinduka. Kimwe n'umuntu wumva inyoni ziririmba mu gitondo, akumva amajwi meza atandukanye n'aya mbere, ukumva hano hariho induru z'ibihazo, aho ukumva n'amajwi y'inyoni hariya, ukumva ni ikimenyetso cy'uko mu masengesho wasenze Imana irimo igenda ikumva. Amasengesho wasenze ashobora kuba hari umuntu warose avuga ati sinasenze, sinsenga, yewe sinzi n'umuryango w'urusengero aho uri, kandi ndose nisanga muri ibi bintu. Ubundi narakubwiye ngo n'umurozi n'udasenga n'usenga nabo bararota. Buriya ntabwo inzozi ari iz'abakristo n'iz'Imana yaremye. Reka buri bukristo ni amahitamo, ariko kuvuka ntabwo ari amahitamo. Oya, kuvuka ntabwo ari amahitamo, ni Imana ibigena, ni Imana ibigena. Yego, wowe ukagena uko uzasengera aho uzashaka. Rero kuba byose yagombye guhita abyuka nawe, kuko intego ni nutajya mu rusengero azi ko Yesu ariho, azi ko Yesu ariho cyane, undi azi ko Imana iriho cyane. hita uvuga uti kimwe nasengeraga cya kimwe natekereza. Umuntu ashobora, ubundi twebwe mu buryo butandukanye y'abakristo, umuntu agira igitekerezo yarangiza akanagisengera, urabyibuka. Yego, ariko babandi badasenga we yumva ari icyifuzo kiri muri we, atebana ningira amahirwe bizamera bityo, nimbwiro duceri nzakora utuntu, none umurokora ati giye Imana ikagira ati Imana numfasha nkabona ikigenza nzagira gutya. Urumva aho dutandukanira, we agira icyifuzo kigarukira mu kuba ati ningira amahirwe nkabwira Stephen, umurokora ati giye Imana numfasha nkakora ibi nzakora ibi. Namayira nk'ayabiri yose rero, bitewe n'amahitamo umuntu wese yagize, kuko kuvuka nta ruhare, ariko kubaho ni amahitamo yawe. Uko uzasenga, uko uzarya, uko uzashaka, uko uzambara ni we bireba, ariko kuvuka byo abantu Imana niyo yabikoze dushyira ku isi, tuvuke dufite intego tugomba kuyikora tukayibaho. Rero ubwo rero ubonye rwose ibyo uri hafi y'inkombe no kumikaza kinjiyemo, ubona amazi asuma neza, ntabwo rero n'inyanja ituje, kimwe n'iryo shyamba mbwiraga ni relax. Imana iraguhuhiyemo, igushyiramo imiyaga, iragutabaye, irakwibutse. ariko ikimenye ngo iki ni Imana yambwiye, reka nibyaza umusaruro, ngo ntizahora iguhereza nk'umwana ujya kwibere, n'umwana baramucutse, izagera igushyire hasi wigenza. wagombye kubanza kumenya ngo iby'impaye reka mbibyaze umusaruro, iki intize ubuzima, intize no kutabona amahirwe, ibisigaye nanjye mbyaze umusaruro ibyo yampaye. Amahirwe ntabwo aza kabiri, aza rimwe. Amahirwe azanwe ku kintu kimwe, ntabwo nsobanukiwe. Amahirwe aza rimwe ku kintu kimwe gute? nyine icyo ushaka nyine, niba ari amahirwe yo kwiga ubwo ni rimwe, ugasigaye yo guhinga cyangwa ahandi ikindi kintu.
bakwikorera imizigo. nyine amahirwe nturengere ngo byarapfuye ngo bizagaruka wapi. Niba ubonye Imana ivumbuye akazi utateganyaga utatekerezaga, ukabyaza umusaruro, ukora ikintu cyari cyarakugoye mu buzima kizagufasha kuzamura ubundi. nta bintu byo kwirara uvuge ngo inshinga bayabonye uvuge ngo nanjye reka shaka modoka nigishakaho ubuti nzarwana nyuma. Ubundi ibonye Imana iguhaye akaraka gatunguye utateganya kutazi iyo kazakora ikintu wari warabitse mu mutima cyakunaniye. Ko burya umuntu agira ikintu avuga ati iyi niyo base yo kubaho, ningira gutya nzagera. ariko nibyo ukubaka esikariye ikugeza ku rundi rwego. Burya bavuga ati ngeze ahandi ndirwariza, niko babyita ubundi. Imana ngeze ahandi ndagira gute, ndirwariza ndigenza, ndakora ikimindi ndigenza. Ko biba bimeze. Ubuzima bw'abakristo bwose ni ugusenga, hakabaho noneho muri ibi ngibi byo kuvuga ngo ni inzozi. Kandi watubwiye ngo yaba umusilamu yaba umukristo yaba uwo ari we wese, n'abapfumura n'abaraguza n'abaterekera n'ababandwa n'abataza urusengero ruba, nabo ni abantu b'Imana. kandi kuba ari abantu b'Imana bwe ngo kuvuka si ubushake, ni gahunda y'Imana. Kubaho ni amahitamo y'umuntu uko abishaka, uko azasenga, uko azarya, uko azabaho, uko azambara, uko aziyogoshesha, icyo azanywa, uko azatwara ibintu, n'ubushake. nuko azaba rero Imana iguha kurota uko yakuremye kugira ngo ikuburire. Nta muntu Imana yanga. niyo waba uri umupfumu ikaguha kurota ibyiza ko igiye kukugirira neza. rero ugira ngo Imana ikora nkatwe nk'abantu. ati jyawe niba ari umurozi ugira ngo Imana igiye guha inyangamugayo, ugira ngo Imana igiye guhereza abantu amahirwe inyangamugayo yo kubaho, agira ngo yabona zingahe. yamera nka bya bindi by'i Sodoma ati nihaboneka abakiranutsi 10 agenda imanuka hakaboneka umwe. Ega na Loti nawe ntago yarakora, Loti ntiyarakiranutse, ubwo nawe kwari kubera ko yari yagize gute, yagiriye umugisha kuri mwene yagenanye n'umunyamugisha. Rero Imana igiye gukorera bitangaza ishingiye mu gukiranuka kw'abantu, kugira ngo n'abatakoza intoki ku mwungo bararya. Byose ni ubuntu bw'Imana n'ubushake bw'Imana ko yaturemye. Ibi dukorera kuko yaturemye turi ibiremwa byayo. Yes. Ibiremwa rwose. Ibintu by'inzozi rero bigakomeza gucanga abantu. Usanga ko arimo ibiganiro nyine bivuga ku nzozi, abantu babigiraho ibibazo n'amatsiko menshi. Niyo mpamvu uzasanga buri kantu kose mushumba na rose iki nsobanurira. Bariko bagiye banibuka yuko n'izi kamera zo zikeneye entretien n'amamikorofone asaza n'amabuye asaza bagiye banabyibuka. Bagiye babyibuka ibintu byose. Dusobanurire uko byagenze. Jewe ntago nzajya mvuga ibintu byinshi mbwira abantu ngo dore gutya, bose nta bwenge bari kugira ngo ikintu kikugere imbaraga bisaba nawe urakizi. Ukizi imbaraga kikugereho, ubuze imbaraga bisaba, uzi icyo bikeneye, uzi icyo byifuza, no kugira ngo none wabashyireho n'umurongo wo kugira ngo musengerwe. Ubwo nyine babyumvise buri. Ariko noneho tukihuta kurota ubona batema ishyamba kandi wari uryihishemo cyangwa wari uruhukiyemo, no kuvuga ngo nta bwihisho ufite, uratwikuruwe, baragushyize hanze, barakubonye. Kabiri kuba uhagaze ukabona ishyamba hakurya baritema, uri ku ruhande, imenya ngo nawe ikibazo ufite aho werekera si hazima. Kandi ikindi wabona ishyamba riri muri rishya gutya rishya kure hote, ndabona ngo skwi kuko naho ubwihisho naho ubuhungiro naho ibindi byose. Ariko ku yindi side yimwe igihe hinjiyemo bya bisimba byakwirukankanaga, yego, cyangwa ukabona rya shyamba rirahiye, cyangwa urabacitse urivemo barihezemo babatwikiyemo, no kuvuga cyo bivuze ngo ubutabawe kandi burengeye kuri cya kibazo wari ufite. Ubwo nyine bigenda bifata umwanya n'ubusobanuro bitewe n'uburyo inzozi zagenze, ko zatangiye naho wakangutse zigeze. Aka kantu ntago najyaga nkitaho, ntago bagomba kukamenya buriya ko biba bifite ubusobanuro bunyuranye. Ngiye igitero cy'inga ziranyirukanganyira zicitse zigiye mu ishyamba, rya shyamba bahise baritema, ubwo deja ntizongera kumva ubwihisho bwazo, baravuye.
bitandukanye nuko umuriro warifata ndirimo bivuze ngo nanjye wana nihishe nishingikirije nta gihari ubwo niba ngiye gura imodoka amaje Rwanda ahita mpindura tinyaguramo ikibanza ariko buri amasho hari akantu wenda na baza dusoza hari ukuntu umuntu mu ijoro rimwe ashobora kurota inzozi nk'eshatu zitandukanye kandi zivuga ibintu bitandukanye. Birashoboka n'eshanu. Ushobora kurota karindwi mu ijoro kandi akarota ibintu bitandukanye. Akarota izo nshuro nyinshi. Ikintu kimwe no muntu ushobora kurota ikintu mu cyumweru cya mbere ku wa mbere ku wa gatatu kikagaruka ku wa kane kikagaruka bisubiremo babyumve. Yego icyo kintu kigarutse faut faire attention. Ngo Imana irimo iracana danje ati wapfa itabare senga. Iyo ni impuruza cyane. Ni impuruza. Nazira rero zigaruka mu ijoro birashoboka reka burya Imana ikuganiriza bijyanye na situation bikurebamo. Buri hano twizera abo tubonye nosanga turahuzagurika kandi niba ikintu maze kubona muri iyi minsi ngira ngo uzabimfashemo. Maze kubona abantu bose barahindutse abajyanama b'abandi. Buri wese aba yumva afite ikintu yakugeraho inama. Barabibonye ariko cyane ngo ibisi byari ngo nibwo byari kuba byiza kandi imbere batarakogosha nta kintu yakubwiye. Nakwibakira akazi ngo uhindura ukagira yabona wambaye agashati uhora wambara ishati wahindura wakwambara agapira ati ntureba ko ari bwo uberewe kutabimbwiye mbere se ngo nambara udutishati. Ikibazo nyine genda nibaza uburyo abantu bose bahindutse bajyanama noneho nubona ngo njyewe ngo yango nari naratinye kubikubwira waca bongo ariko rero ati iduka ryati burya wongeye maka byakuba ariko ntiyabuze umushinga. Ubona abantu muri iyi minsi niba barize niba ari ubuhanga n'urukundo bagukunze nuko bashaka ko wunguka. Hari nk'ibintu bine harimo kuyobya. Iyo bigezeho ndabikunda cyane rwose. Harimo kuyobya iyerekwa ryawe. Harimo ibintu bine. Icyambere no kuyobya iyerekwa ryawe. Ntago bazi vision ufite mu mutwe kuko hajemo kuzacuruza inkweto cyangwa uzacuruza restaurant. Ntago bazi impamvu batari kubashyizemo n'akabyeri. Batari kusobyeri yunjiza ubura umurokoro uraguye. Abazaga kunywa kubera ko nta byeri ugiye kubirukana. Vision uradeviye. Cyari cyambye cya kabiri. Umwuka w'ishyari kugira ngo bikunanire. Rankurikiye. Ndi kugukurikira. Cya gatatu ni akabaro kuko utababwiye umushinga wari ufite muri wowe. Ko hari umuntu basenya umushinga ugitangira. Ewana cyane rwose. Icya kane haba hari nk'umuntu ugukunda unakwifuriza ibyiza ariko atazi neza urwego rw'iyerekwa ryawe. Ubwo muri abo bajyanama bose ashobora kuba kudeviye muri bane se b'umuzima aragukunda anagushaka ariko ntazi yerekwa ryawe. Ashobora kuba afite n'ibitekerezo biri cheap kuko atazi uburemere bwa vision yawe. Nje nakubwiye ngo umusobanuro abantu bose turabajyana. Nakumvise cyane. Afite n'ibitekerezo biri ntuze kazabura ngo ariko ngurumva ngo nkicano yawe ngo wagira gutya ndagira gute nyitangiza yitwa Morning Blessings wari uhari. Yitangizwa nabazo fishura yize. TU turayize. None se abibonye bigeza ntaza aho biri kugana. Ngo mahadi ngurumva nyine ukabona abantu bose nutazi no gusoma asigemera kugira inama. Ngurumva ngo wavuze iminota myinshi ngo jye uvuga mike. Ngo wanarondo utuntu muto twose byose byo nabyo iranemewe. Ahubwo we aragukunda akwifuriza n'ibyiza ariko urwego rw'imitekerereze ruri hasi. Urumva nawe si mwiza rero. Oya ni mwiza ariko nawe ntago ari mwiza. Nyine uramura niyo mitekerereze ye. Undi nawe akumva hari reka nkubwire undi wa gatanu namwe. Hari abantu bumva wakora kopi y'ibyo bakoze. Ukajya wigana. Kandi wowe kani wigana uzatakaza umwimerere wawe. Yego cye hari ukuntu numva ibintu icyo ushaka ko mbyumva kimwe niba ushaka permis ya moto wishyiramo iyi modoka ndashaka iya moto. Niba ntayo ushaka sinshaka kudoda inkweto wineje. Kandi bene uwo muntu yakugiriye inama akabona ntuyikurikije abiramubabaza aranarakara kandi by'ukuri ntiwamugishine ubundi byakaryoshye naje kukugisha inama y'icyo nzakora noneho usanzwe nagikoze. Uzanye ibitekerezo byawe. Uratanga ibitekerezo ku mushinga natangije utaraje kumbaza ko tuwutangira utazi naho werekeza. Nyine kandi ikindi twikure nko bino bintu igitekerezo cyawe n'ikibi cyawe nukinzanira nka cyemera ni byiza. Ntago ari itegeko. Wirakara
rero ahangaha niho uzasanga abantu bagiramo guhuzagurika ngo ariko runaka yavuze ngo nigire gutya ngo nigire gutya nigire gutya reka ngenzuba ibitekerezo by'abantu bose uko bambwira ameze inzira yawe ariko ndangize mfate icyo umuntu ambwiye ngihuze n'ibindi nimba nabimacingana cyangwa aricyo aba ari gufata umusore anavuze yego Mushamba reka ngushimire cyane dushimira abantu bose bari badukurikiye Imana ibamugisha cyane tuba turi ku ishuri yego murakoze cyane ni kurota no kuri Imana ibamugisha bagubwe neza amen amen